Umusomyi mwiza adufasha vuba mu minota mikeya gukora gisirikare. Ndashimira Yesu ko yamparanije amagana menshi y'abanyabyaha, abantu twagendanaga benshi beza, batiri neza, bize bazi icyongereza, yahagarara mukamuha amanota, ariko muri abo bose njyewe yakuyemo ibyo ndabimushimira. Ndamushimira hari ikintu njya nibagirwa ukuntu naje ku rusengero nakiraga kizo munsi hari gushobora guhagarara kubera ahantu uvaze inzoga, ariko Imana avuga ngo nguhaye ubugingo. Ubwo rero wabihuza umuntu ahabwa ubugingo yanasinze urubyo bishoboka, ariko ndashimira Yesu yavuze arasohoza. Umusomyi mwiza adusomere twihuta. Dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana Zaburi ya mbere igice n'icya mbere n'ubundi umurongo n'uwa mbere n'ubundi. Haranditse kwahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ikibabi cyacyo nticyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindirwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindirwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka
azi inzira y'abakiranutsi ariko inzira y'ababizarimbuka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Umusomyi mwiza yatubwiye ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe ntahagarare mu nzira. Ese wakubaza ubu ngubu uhagaze cyangwa se uri mu zihe nzira wamusubiza ikihe kinyarwanda? Hari igihe umuntu agira nk'ikibazo, buriya mujya mukunda gusoma Bibiliya, njya nigira urugero rwiza kuri Yobu, ukuntu Yobu yahuye n'ibibazo abantu bakamwicaraho, umugore we nawe akabimubwira. Ushobora kuba uyu munsi wicaye hano ufite umutwaro, afite akazi, ukaba ufite amavuta ya nijoro, ukaba ufite ayo ku manywa, yamara kwiyabura ugafatanya kumwita ko atari umugabo. Hari abagore bajya bita abagabo babo za sisiteme bivuga ngo ubu simuzizi. Hari abagore bajya babivuga. Rero Uwiteka adushoboze gukora ibyiza. Ni ukuri Imana igira neza uko bwije n'uko bukeye. Ese uhaza nk'umukristo yagusanga uhagaze hehe? Ni izihe nzira uhagazemo? Ni hehe wicaye? Nk'umurokore, urumva umurokore bamuvuze akantu gatoya nawe ukajya kubishyushya. Wakumva umuntu bamuvuze akantu gatoya nawe ukiruka ukajya kuvuga ku mukozi w'Imana. Uramenye ntukajya uvuga ku mukozi w'Imana, kuko umuntu uri mu butari bw'Imana imuvuze urupigiraho ingaruka. Siko bimeze? Umuntu w'Imana imuvuze ari mu ishuri kugiraho ingaruka. Ese nk'umukristo uhagaze, ese yagusanga hehe? Yagusanga mu zihe nzira? Uhagaze mu zihe nzira? Aragusanga hehe? Ese muri uyu mwaka ni ingamba ki wafashe yawe Yesu ari bugusanga? Ngo ababigo bizagenda bite? Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari akantu njya nkunda, murabona ko ntabwo ndi mukuru cyane, ndacyari mutoya. Nk'urubyiruko rwicaye hano mwagira ubuntu bwo kumenya Imana. Agakiza mufite mugakomereho. Agakiza ufite ugakomeremo. Agakiza karahenze. Agakiza karahenze. Kandi wirinde kubivangavanga. Banza ujye hanze ukora ibyo ushaka, uzagaruka urusha. Uzi igisimenti abakobwa beza barimo n'abasore. Kandi ikintu gisigaye cyitwa abakozi Imana bubi iki gihe ngo barabimenyereye, ngo bakirwe muri bizabirwe nawe neza kangahe. Ntabwo Imana nta murambe mu kazi ngo kwa Rwenda Mariya avuye wunaje. Nta niburi, nta narize, nta Felicite oya. Nurangara gatoya rero iramuzanira umukubitemo kandi itimude pasita aza ku mwanya w'imbere. Haleluya. Yesu nashimwe. Haleluya. Ese aya masaha uwakubaza inzira uhagazemo wamusubiza ko uhagaze mu yihe nzira? Gatatu yatubwiye ngo azabona n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, amababi yacyo ntajya yuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Yesu nashimwe. Nukora ibyiza uzemerwa, kandi nukora ibyiza uzabona inyungu. Haleluya. Nyaboneka rubyiruko mukiri batoya, bakobwa, yemwe basore, nyaboneka agakiza mufite mugakomererwa. Bakobwa, hari ikintu nabonye sisiteme yateka no mu nzu y'Imana yagezemo. Kuba uri umuntu ukijijwe, ukabaho nawe uri umuntu ukura, ugakundika n'umugabo ufite umugore, ukarya ibyiwe, kandi ejo uzakenera kubaka. Ese buriya ibyo by'imbere urabizi ibyo ari byo? Abasore muri mu nzu y'Imana muratendeka, muparitse i Kanombe, muparitse kandi bari abakozi b'Imana muhagarara ku ruhimbi. Mujye mwihangana mumese kamwe. Ni ukuri mujye mwihangana mwa bakobwa mwe. Uri gufata Karoli Karisiti uzi ko afite umugore. Ni kukuri urarira iPhone niba nta kazi ugira ko kuyigura, wakwihanganye Imana izacira inzira ko uzayigura. Cyane Imana rero ngo nzakugirira neza, kumvira abeshye, nzakubyibushya, nzanzana n'indi mu butayu bw'ahatari bubi byatari, kandi ngo nzagwakaza umuhanuzi akavuga ngo ya ntabwo bishoboka, ariko yampaye akazi nkora muri kampani icukura amabuye y'agaciro. Yesu arakarwa yo wamwemereye, ariko njya ndeba amafaranga abamo n'ufite agakiza agera kuri gato amenya agasiga aho ngaho, akongera guhatora ageze mu rugo. Amafaranga arashoka. Itonde imbere y'Imana, izakugira neza, izaguha umugisha, izaguha amafaranga, izaguha akazi. Imana ibambere umugisha, ibaha abandi neza. Ijambo ry'Imana mu mugambi w'Imana bakomeje. Umugambi w'Imana ugeze ute? Urakomeje.
abana babiri. Haleluya. Turashima Imana itatura abantu baza gutetura. Turashima Imana Yesu. Imana ni umubyeyi. Pastor Yesu. Pero kandi muranga umaze imyaka ine muri Kigali. Muri Kigali. Pero kandi andi korode ubu ndinde ndi mushumba. Niyo mpamvu mubwiye mu mugambi w'Imana ntawe wawurasa. Imana yavuze ntawe uzakirasa. Haleluya. Yobu yabyanditse neza 5:12 yica imigambi y'icakura kugira idasohoza imirimo yayo. Hari imigambi hari komeraso elayi. Hari amaboko y'Imana yica. Umugambi w'Imana urakomeza. Turashima Yesu. Ariko baravuga haleluya. Hari imigambi mibi Imana izayica. Imana yica mu izina rya Yesu. Twese haleluya. Yesaya abyandika neza. Dawidi abyandika neza. Soni Zaburi 126:3. Uwiteka adukorera ibikomeye. Shaka kugira icyo akorera. Uwiteka yirinda agakora. Abantu bagaceceka. Imana nimeze nk'abantu. Twavuze ngo haleluya. Ariko Imana irihagije. Avuga ko irihagije mu byo gutya gusa. Kutarinde Imana irihagije pera haleluya. Luka yabyanditse neza. Haleluya. Igice cya mbere 34. Aravuga ngo kuko ari nta jambo. Imana izabera. Imana yacu ivuga ngo riturutse. Iri jambo nubwo watubona iri jambo Imana irisohoza. Imana izakugira umushumba wowe. Haleluya. Nubwo numvise gusengera muri ADEPR ntabwo uzahaguma. Nitwa Korode ariko genda wicare. Nitwa Korode nabisariyemo. Imana yamamagaye mvuye kure. Imana yamamagaye mvuye kure. Niyo mpamvu nazita ku magambo y'abantu. Zita ku bushake bw'Imana. No kuba dufite taki ni amavuta. Mbere tukiri Rusizi iyo ngiyo Imana igura. Twari dufite ibitelefoni biriho udufimba tukitaba tukahisha. None ubu turaryama no ku gitanda cya miliyoni 2.5. Ese ubu Imana igafite ikubu. Papa Imana irakugiriye neza ahubwo. Ponye Uwiteka gutabara. Ponye Imana izaguha itorero ryinshi kandi rirerire. Ponye Imana izagushyiraho ubudahangarwa. Gusa uzarwanywa cyane ariko ponye Imana izakubakaho itorero rikomeye. Itorero risohoka n'Imana ntabwo ari umuntu. Biravuga ngo Imana si umuntu wese. Nta nubwo ari umwana w'umuntu wayicuza. Ibyo yavuze kubikora ntizabikora. Ibyavuye mu kanwa kayo no kuri sozi zabisubiza. Haleluya. Twavuze ngo haleluya. Sigaye inota 2 tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo haleluya. Ariko nzagaruka haleluya. Ariko haleluya. Njyewe najyaga nikubita aha n'umusore ariko mu nda yanjye havuyemo abana babiri. Uwa mbere yitwa Tuyishime Sezerano Kirisi. Uwa kabiri yitwa Tuyishime Joan Obedaya. Ntabwo yabikoze muri serwakira mu magambo muri Nyabingi mu Bitega. Ibikora batabishaka nabo ngo batabishaka baraza bamutaha barya n'agakoko n'agafi babiri batabishaka. Turashima Yesu utegura. Wakomeye Imana amashyi menshi cyane.
nyinshi cyane. Haleluya cyane, haleluya. Bibiliya Zaburi, igitabo cya Zaburi 12:6 haranditse ngo kubwo kunyama k'umunyamubabaro, kubwo gushumusha umutima k'umukene, none nahagurutse. Ariko Imana yahagurutse nonaha, haguruka dusenge, haguruka, haguruka. Haleluya. Imana yahamagaye Nowa. Nowa Imana yamubwira ngo mwana wanjye, gira amahame yo kunyubaha, uzaharanire kwera. Nowa agendera kwera mu mutima we, Imana iramutabara. Turashima Yesu urimo uragendera kwera. Imana imukiriye neza, atera haleluya cyane. Nowa yabwiye abantu ngo nimuze mumbuke, arababwira ngo nimuze. Tubabwira ubutumwa bwiza ngo nimuze. Twebwe twamagariwe kubwira abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu. Rero murakoze. Mama, Imana ikunye igisuzuguriro wowe wategeka. Ngwino hano imbere, ngwino. Ngwino rwazira bacu. Twari mayibobo, tudafite n'udutwaza. Wacu ni Rusizi, mama na papa bawe ejo bundi. Twaryaga ibintu bidatetse neza, twambaraga ibintu bitareshya. None twambara n'amakoti ya twiryo Dubai, tukambara ibintu byavuye mu ndege. Twaravutse irote bale ahandi. Turashima Yesu ikora. Imana imukuyeho gupfa wowe ejo, niko Imana imukuye. Mushumba, Imana imuhaye amaboko, Imana imuhaye amaboko. Imana imuhaye abaterankunga benshi cyane. Hallelujah.